Reka nkubwize ukuri abantu benshi batavuga. Ntabwo ukomeza gukena kubera kutagira amahirwe nk'abandi, ahubwo ni ingeso usubiramo buri munsi utanabizi. Ingeso abakene bose batuye isi bahurizaho zibatindahaza ubuziraherezo, ndetse zikaba ingeso ugomba kwigobotora aka kanya niba ushaka gutera imbere. Reka tuganire kuri izi ngeso 5 zigutesha igihe, zigufungirana mu ruziga rw'ubukene ku buryo utazigobotoye iterambere ry'ubuzima bwawe rizahora mu nzozi zawe. Hari ukuri abantu benshi badakunda kumva, ariko ni ukuri guhindura ubuzima. Abantu benshi bakomeza kuba mu bukene imyaka n'imyaka, atari uko badakora, atari uko batagira ubwenge, atari uko Imana yabibagiwe, ahubwo ni ukubera ingeso basubiramo buri munsi batanabizi bakumva ari ibisanzwe. Nyamara ni ingeso benshi dufite kandi zifungirana ba nyiri kuzigira mu ruziga rw'ubukene ubuziraherezo. Ubukene akenshi ntibuturuka ku kuba konti yawe iriho zero. Ubukene butangirira mu mitekerereze, mu myanzuro mito n'uburyo witwara bya buri munsi. Hari abantu bakora cyane kurusha abandi bose, ariko imyaka igashira ari myinshi ntacyo bageraho gifatika. Hari n'abize byinshi bafite impamyabumenyi, bafite ibitekerezo byiza, ariko ubuzima bwabo bugahora mu bibazo by'amafaranga bidashira. Ese ibi ni ukubera iki? Reka nabyo tubivugeho. Nyuma yo kurebera hamwe izi ngeso 5 zeza abantu mu bukene, mu gusoza turarebera hamwe uko wahangana nazo ukabasha kugera ku nzozi zawe. Nshobora kubikubwira mu magambo atari bugushimishe, ariko yaguhindurira ubuzima, ari nayo mpamvu ngusaba kubana natwe kugeza ku musozo. Mirere nzayikorera niko nitwa Iwacu Stories. Niho uri kunyumvira, kora subscribe tubone gutangira. Ingeso ya mbere iguheza mu bukene ni ugukorera amafaranga gusa, ariko ntacyo yakoresha cyakubyarira andi. Iyi ni imwe mu ngeso abantu benshi bafite, ariko bakayifata nk'ibisanzwe. Urabyuka ukajya mu kazi ukirirwa gukora umunsi wose ukabona amafaranga, ariko iyo uyabonye icyo utekereza cya mbere ni ukuyakoresha, kwishyura inzu, kugura imyenda, gusohokana n'inshuti zawe, kugura ibintu byo kwinezeza, gukemura ibibazo bya buri munsi. Amafaranga akarangirira muri ibyo. Ukwezi kurashira, ukundi kukaza, ukongera gukora, ukongera guhembwa, ukongera kuyakoresha. Ibyo bigahora byisubiramo. Uko ni ugukora cyane, ariko mu ruziga rutagira iherezo. Ariyo mpamvu iyo utarabona akazi uba wumva nukabona ubuzima bwawe buzahinduka, ariko wakabona ukamara umwaka ubona nta cyahindutse mu mibereho yawe. Ukuri gukomeye ni uko iyo amafaranga yose winjije agendera mu byo ukenera bya buri munsi, uba ukorera kubaho gusa, si ukugira ngo uzatere imbere mu buzima. Hari itandukaniro rinini hagati yo gukorera amafaranga no kuba umukire. Gukorera amafaranga ni ugutanga igihe cyawe kugira ngo uhembwe. Gukira no kubaka umutungo ni ugukoresha amafaranga yawe kugira ngo yo ubwayo agukorere. Abantu benshi bazi uburyo bwo gushaka amafaranga, ariko ntibazi uburyo bwo kuyabyaza andi. Uramutse ubonye amafaranga make, wayatangiza ubucuruzi buto, wayishyuramo minerivare yo kwiga umwuga runaka bikakongerera agaciro ku isoko, wayashora mu kintu cyiza kikwinjiriza, wayazigama ku buryo yagufasha gutangira ikintu kinini nyuma y'igihe. Ariko abantu benshi bahitamo kuyarya yose bakayarangiza. Nta kibazo kirimo kwinezeza cyangwa gukoresha amafaranga. Ikibazo ni igihe amafaranga yawe yose aba yo gukoresha gusa, nta na rimwe ugira yo ubyaza andi. Niba umaze imyaka 5 ukora ariko nta kintu na kimwe wubatse kikwinjiriza, ushobora gusanga imyaka yawe yarapfuye ubusa. Abantu benshi baba bibwira ngo amafaranga mbona ni make sinayashora ngo abyare inyungu, ariko ikibazo si uko amafaranga ubona ari make, ahubwo ikibazo nuko nayo make asanga nta gahunda uyafitiye. Amafaranga make afitiwe gahunda cyangwa intego y'uko agomba gukoreshwa arusha agaciro amafaranga menshi udafitiye gahunda. Tangira wibaza uti, niki mfitiye umunsi kizanyinjiriza igihe nzaba ntafite akazi cyangwa ntagishoboye kugakora? Wongere wibaza uti, ese ndi kubaka ejo hanjye hazaza cyangwa ndi gukora bya buri munsi gusa? Igihe cyose amafaranga yawe yose azajya azagashira, uzahora utangirira ku busa, kandi iyo umuntu ahora atangirira ku busa biramunaniza, bikamuca intege, bikamwumvisha ko amahirwe yo gutera imbere afite abandi yagenewe batari we. Nyamara ikibazo si amahirwe, ahubwo ikibazo ni uburyo duhitamo gukoresha na bike tubona. Abakire benshi ntibatangiriye ku mafaranga menshi, batangiriye ku ngeso yo kubika make babona no kuyabyaza andi. Niba ushaka kuva mu bukene, tangira utekereza uko amafaranga make ubona ataba yo gukoresha no gukemura ibibazo gusa. Ukuri abantu benshi birengagiza nuko nta muntu ushobora kuba umukire mu gihe amafaranga abona atabyara andi. Ingeso ya kabiri iheza abantu mu bukene ni ugutegereza igihe cyiza. Iyi ngeso uretse kuguheza mu bukene gusa, ni ingeso yishe inzozi za benshi. Abantu benshi baba bafite ibitekerezo byiza, ariko se ni bangahe babishyira mu bikorwa? Hari uwatekereje business nziza, hari ufite talent, hari ufite gahunda yo kwiga ubumenyi bushya, hari ushaka gutangira YouTube channel, hari ushaka gutangira ubucuruzi cyangwa umushinga runaka, ariko bose bafite interuro imwe gusa: nzabitangira ejo. Ejo ikaba next week, next week ikaba ukwezi gutaha, ukwezi gutaha kukaba umwaka utaha, imyaka igashira indi gataha. Hari abantu badakunda kumva uko kuri. Igihe cyiza ntikibaho. Nta munsi uzigera ubyuka ibintu byose biri uko wifuza ko bimera 100%. Nta munsi uzabyuka amafaranga hari, confidence ihari, abantu bose bagushyigikiye, nta kibazo na kimwe ufite, mbese umeze neza 100%. Umuntu ushaka gutera imbere agomba kubanza akamenya neza ko iyo minsi itagibaho mu buzima bwo kuri iyi si. Ubuzima busanzwe buzahora bufite ibibazo, urujijo, ubwoba n'ibintu bitarasobanuka. Niyo mpamvu abantu batera imbere atari abategereje perfect moment cyangwa igihe cyiza,
ahubwo nabahitamo gutangira ibintu bitaratungana neza cyangwa ngo bijye ku murongo 100%. Gutegereza igihe cyiza n'uburyo bwiza bwo kwiyumvisha ko hari icyo urimo gukora kandi ntacyo uri gukora mu by'ukuri. Iyo uvuga ngo ndacyategura, ndacyatekereza, ndacyakusanya ibikenewe, rimwe na rimwe burimo guhunga gutangira. Ahanini igitera abantu benshi kugira iyi ngeso ni ukugira ubwoba bwo gutsindwa, ni ukubera ubwoba bwo gusekwa, ni ukubera ko batifuza kubanza kuba beginners cyangwa abatangizi, birengagije ko ikintu cyose kigira inshuro ya mbere. Ariko mu by'ukuri umuntu wese wabaye successful mu buzima yigeze gutangira nabi. Niba ushaka gutangira YouTube, video ya mbere ishobora kuzaba ari mbi. Niba ushaka gucuruza business, ya mbere ishobora kuguhombera. Igerageza rya mbere rishobora kutagenda neza, ariko nugerageza uzaba ufite amahirwe yo gutsinda mu gihe utagerageje we nta hirwe na rimwe agira. Niba ukomeza gutegereza igihe cya nyacyo ngo utangire ikintu runaka, hari abazatangira nyuma yawe bakakurenga. Hari abantu bafite ibitekerezo bibi ugereranyije n'ibyawe, ariko ushobora kubitegereza ugasanga bateye imbere kukurusha kuko bo baratangiye nubwo nta bumenyi bwinshi bari banafite. Gutangira utiteguye ni byiza kurusha kwitegura ntutangire. Tangirana n'ibyo ufite, utangirira aho uri, utangire uko umeze, kuko umunsi umwe uzicuza imyaka watakaje utegereje igihe kitazigera kiza. Ku mwanya wa gatatu, hari ingeso yo kwiga ibintu byinshi ariko ntugire icyo ushyira mu bikorwa. Iyi ndwara igezweho cyane. Muri iki gihe abantu benshi bareba video zo kwiteza imbere, basoma ibitabo bitandukanye, bakumva ibiganiro byinshi, bakurikirana motivation speakers, bakiga amasomo atandukanye, ariko ubuzima bwabo ntibuhinduka. Impamvu nuko ubumenyi budashyizwe mu bikorwa buba ari entertainment gusa. Kwiga ibyo udakeneye utazakoresha biba ari nko kwidagadura gusa. Hari abantu bazi uko business zikorwa, uko savings zikorwa, uko discipline yubakwa, uko internet ishobora kubyazwa amafaranga, uko communication ikorwa, ariko nta na kimwe bakora. Bamenya byinshi kurusha abakora, ariko abakora nibo batera imbere. Ukuri gukomeye kuri ibi, isi ntabwo izaguhembera kuzi byinshi, ahubwo isi ihemba ukoresha ibyazi. Nta gaciro ko kumara umwaka ureba video 500 niba nta gikorwa na kimwe wazivanyemo ukagishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari umuntu warebye video nyinshi zivuga ku bukire, ariko nta n'amafaranga igihumbi arigera yizigamira. Hari uwize marketing, ariko nta kintu na kimwe agurisha. Hari uwize kubaka, ariko ntajya ajya gushaka akazi. Ibyo ni ukwiyumva neza, ntabwo ari ugutera imbere. Ubumenyi butaguhindurira imyitwarire nta nyungu buba bufite. Niba ushaka guhinduka, buri kintu wiga kigomba gukurikirwa n'igikorwa. Niba wasomye igitabo kuri discipline, tangira gahunda yo kubyuka karejo. Niba wize business nshya, tangira kugurisha ikintu gito uyu munsi. Niba wize gukora video zo kuri internet, kora post imwe uyu munsi. Iyo wiga udakora, ubwonko bwawe bumenyera gukunda amakuru y'ibyo wiga, ariko bukanga imvune zo gushyira mu bikorwa ibyo wize. Niyo mpamvu abenshi baba imbata zo kwiga, ariko bakanga gukora. Kwiga biroroshye, gukora biragora, ariko guhindura ubuzima bikorwa no gukora ibyo wize, ntabwo ari ukwiga gusa. Ingeso ya kane iheza abantu benshi mu bukene ni ukugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Iyi ni ingeso isenya abantu benshi bucece. Kuri internet ubona abantu bafite amamodoka meza, bafite amafaranga, bafite ubuzima bwiza, bafite relationships nziza, mbese ukabona abantu bateye imbere, nawe ugahita ureba ubuzima bwawe ukabona n'ubusa ugereranyije n'ubwabo. Uhita utangira kwibwira uti bansize inyuma, ugatangira kwibwira uti ngewe sinshoboye, ugatangira kwibwira uti ntacyo ndicyo, cyangwa ugatangira kwibwira uti nge natinze gutangira. Ariko mu by'ukuri iyo uhora ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, uburwana intambara udashobora gutsinda. Icyo bishatse kuvuga, wowe uzi ibibazo byawe byose, ariko undi we ubona ibyo ashatse kukwereka gusa. Hari umuntu ukwereka ko yageze kure, ariko mu by'ukuri hari igihe aba afite amadeni menshi. Hari umuntu ukwereka ko yishimye kuri internet, ariko ari mu gahinda gakomeye kari kumushengura umutima. Hari usa n'uwatsinze vuba, ariko mu by'ukuri hari igihe aba amaze imyaka 10 akora abantu batarabimenya, bamubona bagatekereza ko ateye imbere vuba. Iyo ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, uba utaye umurongo wawe. Buri muntu afite aho yavukiye, afite amahirwe yahuye nayo, afite abaziranye nabo, afite impano ye, akagira n'igihe cye. Ntushobora gukoresha mapu y'undi muntu kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ikibi kurushaho, kwigereranya n'abandi bikwambura icyizere wagakoresheje wubaka ubuzima bwawe. Aho gukora ibyawe, uba uri gukurikirana iby'abandi, aho kwishimira intambwe yawe n'iterambere ugeraho, uba uri kubona ko ntacyo wakoze. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yarateye imbere cyane, ariko kubera kwigereranya n'abandi akumva ari ntacyo yagezeho, mu gihe abamureba babona yarageze ku bihambaye. Intsinzi yawe si ukurusha abandi, ahubwo ni uguhinduka ukaba mwiza kurusha uwo wari uri w'ejo, mbese no kwirusha wowe wahahise ukaba mwiza. Wibaza uti ese uyu munsi meze neza kurusha uko nari meze umwaka ushize? Ese hari icyo nize? Ese hari icyo nateye imbere muri cyo? Ese hari ingeso mbi nahinduye mu buzima bwanjye? Niba igisubizo ari yego, uri mu nzira nziza yo gutera imbere. Ingeso ya gatanu iguheza mu bukene ni ugukora iyo wumva ufite morale gusa. Iyi niyo ngeso ikomeye kurusha izindi zose. Abantu benshi bakora ibyo bagomba gukora iyo bumva bafite morale gusa.
iyo bafite motivation, iyo bumva bishimye, iyo bumva ibintu biboroheye kubikora muri ako kanya, iyo bafite imbaraga z'umubiri, iyo murari ishize, ibi byose bita bihagarara. Niyo mpamvu batangira ibintu byinshi ariko ntibagire na kimwe barangiza. Ukuri gukomeye nuko abatsinda ntibakora kubera mudu nziza barimo, ahubwo bakora kubera gahunda bihaye bagomba gukurikiza. Niba utegereza kumva ushaka gukora, uzakora gake cyane. Hari umunsi uzumva udashaka gukora, hari umunsi uzumva udashaka kwiga, gukora siporo, gushaka abakiriya. Iyo minsi ni itandukanya abantu. Abantu basanzwe ashobora kuvuga ngo uyu munsi ndumva ntameze neza singomba gukora, ariko abateye imbere bo baravuga bati ndumva ntameze neza ariko nta kundi ngomba gukora ibyo niyemeje. Discipline no gukora ibyo ugomba gukora niyo waba wumva utabishaka. Motivation iraza ikagenda ariko discipline yirahaguma. Iyo wubakiye ubuzima bwawe kuri morale, uba umeze nk'ubatse inzu ku musenyi. Iyo wubakiye ubuzima bwawe kuri gahunda cyangwa discipline, ukagira igihe cyo kubyuka, ukagira igihe cyo gukora, ukagira intumbero n'intego, ndetse ukamenya guhozaho, nibwo ibintu bitangira gukura, nawe ugatangira kubona kuri mu nzira yawe ikuganisha ku iterambere. Nta muntu wubaka umubiri mwiza kubera motivation gusa, nta wubaka business ngo ikure kubera morale gusa, nta wubaka ubukire kubera ko yumvise amagambo meza amushyiramo icyizere. Ibyo bikorwa n'ibikorwa byisubiramo igihe kirekire. Niba ushaka guhinduka cyangwa ugatera imbere mu buzima, reka kubaza umutima wawe buri munsi niba ushaka gukora, ahubwo uwutegeke, wowe uhitemo ibyo ugomba gukora. Ese wowe urashaka gutera imbere koko? Abantu benshi bavuga ko bashaka gutera imbere ariko bagakomeza kurinda ingeso zibasenya. Bashaka amafaranga menshi ariko bakoresha yose babona. Bashaka gutsinda mu buzima ariko bategereza igihe cyiza cyangwa bagategereza igihe cya nyacyo. Bashaka impinduka mu buzima bwabo ariko bakiga gusa ntibashyire mu bikorwa ibyo bize. Bashaka amahoro ariko bakagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Bashaka ibisubizo byiza kandi byinshi ariko bakora iyo bafite morale gusa cyangwa bumva bameze neza. Ntushobora kugira ubuzima bushya mu gihe ufite ingeso za kera. Tangira uhindura ibi bintu bitanu. Ubuzima bwawe ntabwo buhindurwa n'ikintu kimwe kinini ukoze rimwe, buhindurwa n'ibintu bito ukora buri munsi ukabisubiramo kenshi. Kubika amafaranga make buri gihe, gukora niyo wumva utabishaka, gutangira nonaha ukirinda gutegereza igihe cya nyacyo, gushyira mu bikorwa ibyo wize, kwita ku rugendo rwawe. Ibi nibyo byubaka ahazaza hawe. Ukuri gukomeye, niba ntacyo uhinduye, umwaka utaha ushobora kuzagusigura aho uyu munsi cyangwa se uri munsi yaho. Ariko niba uhinduye ingeso imwe gusa, uyu munsi ubuzima bwawe bushobora gutangira guhinduka. Niba wisanganye zimwe muri izi ngeso ariko ukaba wifuza gutera imbere mu buzima, tangira aka kanya. Ntutegereze igihe cya nyacyo kuko igihe cya nyacyo ntikijya kigera. Ese ni iyihe ngeso muri izi eshanu wisanganye cyane kandi niyihe utekereza ko izakugora kuyireka? Bitubwire muri comment, dushobora kuzayiganiraho mu kiganiro gikurikira.